Ubuzima turimo buri muntu wese afite amateka n'ibikomere ku mutima we. Usibye benshi muri twebwe tutavuga, ariko dufite amateka yahise aturanga atubabaza muri twebwe. Nubwo twaba twarageze ku yindi level, tuba dufite aho twavuye hadukomerekeje. Hari byinshi dukura twarazinutswe, hari byinshi dukura twarishyizemo bitewe yuko mu buzima bwacu ntabyo twigeze tubona. Ubundi baravuga ngo igiti kikigororwa kikiri gito, iyo gikuze ntago gishobora kugororoka, kuko burya ngo igiti iyo cyagoramye gikuze ngo cyitwara uko gishaka, ntago ushobora kujya kukigorora kinini kuko kiba cyararangije kugorama. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku bakobwa bacira urubanza umunsi ku wundi ko babyariye iwabo. Abenshi bafata nk'icyago gikomeye mu buzima bwabo, bakabafata ko batandukanye n'ubuzima kuko atakiri abantu nk'abandi. Muri iyi si tubamo ya buri munsi ducira abantu urubanza tutazi ahahise he, tutazi amateka y'ubuzima bwe ngo byagenze bite. Usibye inkuru bwacu tuzamo tukavuga turiya muntu ubuzima bwe bwamukendekeye gutya bitewe n'imyitwarire mibi. Ibyo ngibyo rero mu buzima bwacu bwa buri munsi uwo byabayeho arabizi neza yuko abenshi bagiye bamurenganya yuko afite uko yabayeho. Nakavuga ati ni ingeso mbi yakoze zatumye abyara, ni ingeso mbi yakoze zatumye ahinduka uriya. Ati ubuzima bwe bwarangiritse, uriya nta muntu wamushaka, byararangiye. Ati kuko yabyaye. Abantu benshi rero muri twebwe niko dukunze gutekereza. Abantu benshi dukunze gucira abantu urubanza ku muntu wabyari akabyarira iwabo, bakamufata nk'aho atari umuntu nk'abandi, atigeze avukira amezi 9. Umunsi nicyo kiganiro ngiye kwibandaho cyane ku bantu bakunda ibiganiro byacu kuri Bikomeye TV. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro nk'ibi ngibi. Muhawe ikaze. Muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, niba ubwe warabyariye iwanyu ntuzigere wumva ko ubuzima bwawe bwarangiye. Ubundi amagambo y'abantu nta macanege gusa, kuko ashobora gutuma utagera ku cyifuzo n'intego zawe, kuko burya icyizere cy'umuntu cyubakiye kuri wowe ubwawe, ntabwo cyubakiye mu bindi abantu bakubwira. Waramutwite ufata icyemezo cyo kuzamubyara, ababyeyi bawe cyangwa inshuti zawe bakubwira ko iyo ndutwite ukwiriye kuyikuramo, ugiye kuzana igisebo mu muryango. Inshuti zawe zazine mwahuzaga mugasangira byose, bakimara kubimenya bahise bitandukanya nawe, bavuga yuko waba ugiye kubanduza n'abejo bitazababaho, usigara uri wenyine. Ababyeyi bawe mu rugo mwabanye ibuzima bwawe bwose barakwiteho, baragukundaga. Bakimara kumenya ko utwite bahise bavuga yuko wabaye ikirumo mu muryango, ugiye kusebya umuryango ukwiriye kuwusohokamo. Babona ko inda utwite itangiye kuba icyago n'agahinda kuri bo, batazi ko ari umwana uzavamo umuhanga, batazi ko ari umwana ushobora guhindura amateka, batazi ko ubuzima bw'uwo muntu bushobora guhinduka paradizo bitewe n'uburyo bamubonamo. Umubyeyi yabyaye umwana iwabo batabishaka, babonaga yuko agiye kuzana igisebo cy'umuryango. Arangije umukobwa aravuga ati njyewe kugira ngo nyikuremo inda, ati nubwo wayinteye atigeze nyemera, yanyihakanye, atariko ntago nakuramo umwana wanjye. Mama we arangije aramubwira ati uwo mwana tukwiriye kumukuramo kuko ni igisebo waba ugiye kuzana mu muryango. Ati niwe mwana wenyine mu bana nabyaye cyangwa mu muryango wacu waba ugiye kuvamo ukaba ikirumbo, ukabyara umwana udafite se. Ati uwo mwana w'ikinyendaro ntago tumwifuza mu muryango wacu. Ati niyo mpamvu rero ati niba ushaka kuzamubyara, ati ntutugumire mu rugo uhave. Maze umubyeyi nawe aho kugira ngo ashyigikire umwana, niyo wa mbere wavuze amagambo amukomeretsa abavandimwe be ndetse na papa we. Arangije aramurwanya aravuga ati niko bimeze, natuvire mu rugo. Umukobwa rero atangiye kujya hanze y'ubuzima bumugoye cyane, atangira kubona ko isi itangiye kwikaraga cyane. Aravuga ati nubwo bimeze gutya ariko nzayibamo, ntago mfite gucika intege nubwo bingoye. Umwana w'umukobwa aragiye arikodesherezaho kuba. Aravuga ati nubwo ubuzima bugoye bwo hanze narimaje kunarimenyereye ubuzima bwo mu rugo, nakundi reka nihangane, nicyo kigaragaza yuko ngiye gukora. Umukobwa yatangiye kuvuga ati ngiye gushaka ibishoboka byose, reka ngerageze nshaka ibitunga njyewe n'uwo ntwite kugira ngo azavuke afite ubuzima bwiza, nubwo bigoye ariko nzagerageza uko nshoboye kugira ngo umwana avuke.
umumama yakomeje kurwana urugamba arinda agera amezi 6 atari yabona n'ibikoresho na bito byo kuba yazifashisha igihe yazaba agiye kubyara. Urumva ko arasigaye amezi 3 yonyine. Mwana w'umukobwa yarakoze cyane mu bushoboka bwose, bitewe ko nta nshuti zari zaramutaye zaramusize kure, zaritandukanyije nawe, nta numwe yahamagara mu muryango amwumve bitewe ko bari baramuciye. Yarameze nk'igicibwa kuko atwite ngo umwana nta mugabo, umwana bamwitaga ikinyenda. Barangije baramubwira ati ntago ukwiriye kuza mu muryango, ukwiriye kuwusohokamo. Mwana w'umukobwa ubuzima bwugoye cyane, nibwo akomeje akavuga ati ngewe isi yo hanze nubwo igwe nzayibamo mu buryo bwanjye, atariko nzita kuwo nzabyara. Igihe cyo kubyara cyarageze, umwana aramubyara. Imitwenda duke yari afite adukoresha uko turi, akoresha ubushoboka byose, yishyura n'ibitaro. Amaze kwishyura ibitaro, umwana arakomeza mwitaho. Umwana arakura, amutangiza amashuri, aragenda ariga. Mu kwiga kwiwe umubyeyi ariko akora cyane mu kazi ke ka buri munsi, nta kazi na gato atigeze akora. Yabaye umuzunguzayi, yakuze muri resitora, yabaye umuyede, nta kazi na gato atigeze akora kugira ngo yite ku mwana we, kuko yaravugaga ati ubuzima bwanjye bushingiye ku mwana wanjye. Ati nta hano nkuri ibyishimo usibye kubona umwana wanjye ameze neza, yishimye, yanariye, nabonye amafaranga y'ikaye yo kumujyana ku ishuri. Ibyo ngibyo byabaga ari ibintu bishimisha uwo mumama kuko bari baramuciye mu muryango. Igihe cyarageze umwana kwiga neza, aratsinda, agira amanota meza, abona Bruce, ariga. Mu kwiga kiwe umwana bite ko yari umuhanga, akarya yiga yita ku bintu byose. Arangije umwana aratsinda, agira amahirwe, abona akazi keza. Arangije aravuga ati amafaranga ya mbere, umushahara wa mbere nzahembwa, icyo ngomba gukora ngomba kuzashimira mama wanjye wanyitayeho. Umwana amaze kuba mukuru nibwo yagize igitekerezo cyo kubaza mama we niba nta muryango wundi agira. Mama warangije aramubwira ati mwana wanjye, ati nta kintu mfite cyo kuguheja, dore uri mukuru, ati ndakubwira neza ko uwanteye inda yawe yari yarantaye, yaranyanze, nanjye sinzi igerengero ryiwe, ngerageje no mu rugo kugira ngo mbibabwire, nibwo bahise banyirukana mbanyakamwe. Nibwo bahise banca mu muryango, baravuga ngo ntago bakeneye umwana ngo udafite se, kuko barambwiraga ati amaherezo yanjye ni ukuyikuramo kugira ngo mbane n'umuryango, ati ntago bashaka yuko nzana igisebo mu muryango. Naravuze ati rero mwana wanjye, kugira ngo nyikuremo, ati ubuzima ntaho butahindukira. Nibwo nafashe icyemezo mva mu rugo rw'iwacu, ndangije ndavuga ati nubwo ubuzima bugoye, reka ngerageze njye kuba mu buzima bwo hanze. Ati mwana wanjye, uko mbona uku nguku, nta mafaranga na make nari mfite, ariko nakoze ubushoboka byose. Nahuye n'umumama w'umugiraneza wari ufite igipangu kinini, arangije arambwira ati akira uriya muryango ariko uzawunyishyura. Icyo gihe nawinjiyemo ku ideni, nta bikoresho byo mu rugo mfite, amafaranga nkajya ngenda nyahiga uko bwije uko bukeye. Mvuga ati umwana wanjye azavuka ameze neza. Niyo mpamvu ati mwana wanjye wavutse, atariko wavutse kubera ko umuryango wanjye wakurwanyije, atariko nyine nafashe icyemezo kuko ngomba kukwitaho. Umwana nibwo yabonye agahinda yamureranye. Umwana aravuga ati mama, ntago nzigera ntumongera kubabara ukundi ngurire, uburenganzira urabufite nk'abandi ba mama, nzakubahisha nk'umumama wese, nzaguha agaciro mu muryango, niba tubona ubwacu bazatwifuze natwe ubwacu batakitubona. Umwana nibwo yabonye chance yo kujya gukora hanze. Ahirwe yagiriye muri ako kazi ntabwo yari asanzwe agirirwa ku bandi bantu. Yahembwaga $60,000 by'idolari kuri kwezi, ni amafaranga menshi cyane uyabaze mu manyarwanda, nagera kuri $84,000,000. Niyo mafaranga yinjizaga ya buri kwezi. Umusore yamaze hanze igihe kingana n'imyaka 2, aravuga ati mfite umubyeyi nasize inyuma hanze, ati nkwiriye kumukorera igikorwa gihambaye cyane. Umwana aho yarari, ubuzima nubwo bwari bumeze neza, yitekerezaga ko afite umubyeyi ufite ubuzima butari bumworoheye, wamureze nta na kimwe afite, ariko umwana akagera ku rwego rwo kwishimisha, akagera ku rwego rwo kwiga birenze cyane, bikaba ari byo byatumye abona ayo mahirwe yose. Umuhungu yaravuze ati mama wanjye wambyaye, nkwiriye kumwitaho ko bishoboye kose. Ati yego nakuze nta data mfite, nta muryango wundi mfite, atariko nkwiriye kwita ku muntu umwe wenyine, ariwe mama wambyaye. Mama wambyaye yambereye papa, ambera na mama, ati rero sinkwiriye kumusiga inyuma nk'abandi bose nkuko babikoze bakamusiga, atariko ngewe nzamukomeza kuko niyo ntwari yanjye, nibwo buzima bwanjye, nicyo gisubizo cyanjye, ati ni nazo mbaraga zanjye. Umwana nibwo yavuze ati rero mama wanjye icyo ngiye kumukora ntago kibaho,
umwana yagiye amugurira imodoka nziza ihenze, arangije amugurira n'inzu nziza y'igitangaza. Bitewe kuba ari mu bihugu bibiri bitandukanye, umwe yari ari muri Afurika undi yarigiye mu Burayi. Umwana nibwo yavuze ati mama wanjye ngiye kumuzana aho nkorera, atari ko n'impano ngiye kumuha ya buri munsi. Nibwo umwana yaje akura mama we muri Afurika aragenda amujyana mu Burayi. Umwana yari amuteguriye impano idasanzwe, yari yaramuguriye imodoka agomba kugendamo n'inzu nziza y'igitangaza itapfa kubakwa na buri umwe wese. Umwana yaragize ati mama wanjye wambyaye aturi igisobanuro gikomeye ku buzima bwanjye, ati nakuze nta data, atari ko wahabaye nka we, wabaye data umbera na mama, ati wambereye umuryango mu bintu byose bishoboka, mu bihe bibi, mu bihe bigoye, kuzuba no mu mvura, ntabwo wigeze wemera ko nyagirwa, wabaye igisubizo cyanjye cy'ubuzima bwanjye, ati niyo mpamvu ntacyo mfite cyane nakwitura usibye kukwitaho nk'umubyeyi wanjye, nubwo nakuze nta data mfite nta muryango. Ngenga ibyo kubikorera umubyeyi we, umubyeyi byarishimye cyane, aravuga ati mwana wanjye, ati wavutse umuryango wanjye utabishaka, ariko kubera imbaraga zanjye n'ububasha bwanjye nimfite kuko kumva ko nkwiriye kukubyara. Ati nibyo bya mbere byatumye ngira ishyaka ryo kumva ko nkwiriye kuva mu rugo kuko ntabwo nashakaga gukuramo inda yawe. Ati rero uyu munsi ubu ndishimye kuko nkubona wishimye, ati nicyo kintu cya mbere muri ubu buzima mfite kidasanzwe, niwo umuryango mfite kandi ukaba n'umwana wanjye. Uburyo ari inkuru zigenda, haciye igihe gitoya, baraciye igihe kirekire cyane, wa mumama baramutaye, banamufashe nk'igicibwa mu rugo, nawe yarabihwera akavuga ati baranciye n'ubundi ntacyo nasubira ngo njye gukora. Ubwo numva nimba umwana we uri mutoya bamutwite akava mu rugo akagenda agatararanga akajya hanze, umwana akarinda avuka agakura akagira aho yiga amashuri agasoza akabona akazi, umva ko haraciye igihe kirekire cyane. Nibwo rero imiryango yatangiye kumva ko bakosheje, batangira kubona ko bakwiriye kumugara ko biyunga, ko batangiye kwifuza kumugara mu muryango bitewe ko baramaje kubona yuko ngo ubuzima bwe bwahindutse. Ubuzima rero bw'uwo mama bwatumye abantu benshi bo mu muryango bongera kwifuza kongera kwisanisha nabo bitewe ko yaratangiye kubarenga mu bushobozi bitewe n'umwana we. Babonaga ahora asa neza, asigaye akeye cyane, wa wundi bavugaga ko yabaye igicibwa. Byatangiye kuvunga ko bamwifuza, bamusaba imbabazi, ariko biranga biba y'ubusa. Byaranze, biragorana. Rero iyi nkuru ikintu ya mbere yanyigishije buriya mu buzima ni ikintu kimwe kandi nabwira buri mukobwa wese wabyaye iwabo akaba afite umwana hariya, abantu bakamucira urubanza bakavuga ati nta kindi kintu kizahinduka mu buzima bwawe, wabaye ikirumbo. Rero nshuti yanjye icyo nakubwira muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, nta muntu n'umwe utavugwa, nta muntu utazaciribwa urubanza, kuko neza umwana w'Imana niko byagenze, bamuciriye urwa Pilato birangira bambwe ku musaraba, n'ibyaha byacu yazize. Rero muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, buri muntu wese afite igihe cye, afite intego ze, afite n'ibyo akwiriye gukora mu buzima nubwo abenshi batabyumva. Menya neza ko agaciro kawe rero nta wundi ukagena usibye wowe. Niba wumva ko wabyariye iwanyu ntabwo aricyo cyahagaritse ubuzima bwawe, si byaburangije, ni itangiro ry'ibyiza bihari. Ibyo utigeze ubasha gukora umwana wawe wabyaye azabigukorera. Nimba ari amashuri wacikishije hagati ntuyasoze, uzaranire ko wabyaye agomba kuyiga akayasoza, kuko atari ntabwo wakwifuza kabaho nkawe. Ubuzima tubamo bwa buri munsi duca imanza tutazi ngo ubuzima buzahinduka gute. Dukunze gucira abantu rwa Pilato tukumva ko bashyize ku iherezo ku buzima bwabo, ariko ni the beginning, ni itangiro ry'ibyiza biri imbere, kuko Imana iba yaravuze ati nubwo ubuzima bugoye uyu munsi, uwo mwana uvutse batiri ukwemera mu muryango, ati ngiye nzamusiga amavuta ku buryo bizageraho famiye yose imwifuza, aho isi yose ikamwifuza, n'aba bandi bamwanze bagatangira bakamubonamo icyiza. Imana niho itandukaniye n'abantu benshi. Abantu benshi barakuvuga bakagusebya, ariko Imana ikagusiga amavuta y'icyubahiro. Abantu barakwanga, ariko Imana ikaguha amavuta y'icyubahiro. Nta muntu wo muri ubu buzima twese uko tuyibayeho uzavuga ati ngende nta muntu uza simvugwa cyangwa simbabara, kuko burya intimba z'umuntu aba zifite ku mutima we, ariko ubuzima bwe bwubaka kuko yifitiye icyizere cy'ejo hazaza. Rero ibyiringiro by'ubuzima bwawe ntabwo byarangiye, kuko icyizere cyawe kirimo wabyaye cyangwa uzabyara. Wita ku byawe kandi uyiteho, kuko ntago ikintu kibi kije mu buzima bwawe ariko kiza kibwangiza, ahubwo kiba kije kukwigisha kugira ngo wige isomo rikomeye cyane, kugira ngo ukomeze ubeho mu buzima bwa buri munsi. Nimba bakunze ibiganiro byacu ni kuri YouTube channel Kivu Media 23 TV, muhawe ikaze, tuzajya tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.